habaye witotezwa abana b'Imana baricwa batizwaga kuzimya umucyo ariko banga kuwuzimya izo ntwari zazizokori zishurwaga shinyaguro izo ntwari zazizokori zakoze Imana zishize amanga mu magoba n'akarengane bemeye kuri n'ubusugire bwabo izo ntwari zazizokori zakoze Imana zishize amanga mu magoba n'akarengane bemeye kuri n'ubusugire bwabo mu muriro ugurumana bemeye kuri n'ubusugire bwabo mu mashitani babaye inyamaswa bemeye kuri n'ubusugire bwabo mu magereza bakubitwa bemeye kuri n'ubusugire bwabo mu muriro ugurumana bemeye kuri n'ubusugire bwabo mu mashitani babaye inyamaswa bemeye kuri n'ubusugire bwabo mu magereza bakubitwa bemeye kuri n'ubusugire bwabo ukuri gutitegereza ikinyoma gitizwe izo ntwari tuzabonana ukuri gutitegereza ikinyoma gitizwe izo ntwari tuzabonana tuzabona Yohana waciwe geranga izo ntwari tuzabonana tuzabona Petero waramucoramye izo ntwari tuzabonana tuzabona Sitefano watewe amabuye izo ntwari tuzabonana ukuri gutitegereza ikinyoma gitezwe izo ntwari tuzabonana ukuri gutitegereza ikinyoma gitezwe izo ntwari tuzabonana tuzabona Yohana waciwe geranga izo ntwari tuzabonana tuzabona Petero waramucoramye izo ntwari tuzabonana tuzabona Sitefano watewe amabuye izo ntwari tuzabonana tuzabona Ingarisi warambiriwe ku ntebe y'umuringa ubwo yarangiye gutwikwa ijwi rituje ryoroheje araririmba agira ati nakukunda mwami uzi ko ngukunda nakukunda Yesu bihebuje rwose nakukunda Yesu nawe urabizi imirimo yanjye izakerekana nishimye bose bitavugwa n'ibyishimo byanjye nawe abirondora nareba ubutunzi muri n'ijuru nzagarirwa nawe
ibibazo yaburiwe umuti n'igisubizo imitima ya benshi yamaze gushikagurika ikibazo cy'urushako ubushatse nawe akakunanira ikibazo cy'urubyaro abubyaye bakaba ibirungo ikibazo cy'impuniki z'amakimbirane mu miryango ikibazo cy'ubukene hirya no hino ku isi ariko ntimuhumure hari umunsi bizarangira aya marira turera tuzayahuzwa akagahinda dufite tuzagashira tugize dukina ku mubyimba ikarusho kudusharirira yeza ibati ntimuhumure aya marira turera tuzayahuzwa akagahinda dufite tuzagashira tugize dukina ku mubyimba ikarusho kudusharirira yeza ibati ntimuhumure umuntu aba afite umuryango umukunda nawe akawukunda ukajya agakoma ko guhunga akagize ko kitagucike satana agakorera mu bantu bakica abantu rw'agashinyaguro n'ibibazo ingaruka zizabaho nyuma yo gukora nyuma rorerwa nibaza abo bakoze mu byuma kugira ngo bahemuke bigezaho satana acoreka imitima yabo maze bagakora ibidakwiye ariko ntimuhumure hari umunsi bizarangira aya marira turira tuzayahuzwa akagahinda dufite tuzagashira tugize dukina ku mubyimba ikarusho kudusharirira beza ibati ntimuhumure aya marira turira tuzayahuzwa akagahinda dufite tuzagashira tugize dukina ku mubyimba ikarusho kudusharirira beza ibati ntimuhumure tugize dukina ku mubyimba ikarusho kudusharirira beza ibati ntimuhumure tugize dukina ku mubyimba ikarusho kudusharirira beza ibati ntimuhumure tugize dukina ku mubyimba ikarusho kudusharirira beza ibati ntimuhumure ukabukiriza ubuntu nagikuze ntanakimwe ajyashaka usize indwara zibiri z'imitima Yesu arazivura uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imiti imunanira yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha ngo abumwime uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imiti imunanira yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha ngo
bumwibe uwo muganga w'umuhanga na ndwara n'imiti imunanira ibuka umusirikare w'umurongo igihe yamutakiraga akagana kanjye kararwaye kandi kari bugufi gupfa ukwizera k'uwo musirikare Yesu yaramukijije nawe n'umwizero y'umunsi aragukorera ibikomeye yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha bw'abumwize uwo muganga w'umuhanga na ndwara n'imiti imunanira yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha bw'abumwize uwo muganga w'umuhanga na ndwara n'imiti imunanira tubayeho bibaho kurukurwa mu mubiri igikwiriye buri wese ukwiboneza igihe agihumeka kugira ngo ururya munsi ukabasinziriye batatambuka tuzabane n'umwami Yesu indwara n'urupfu biragire tuzahora turerera indirimbo z'abanesheje tuzakinura umugongo kwitwa tuzikomeza kwawe kuriye natwe tuzaburira urugo bwami rwo mw'ijuru tuzabura muri ibyo byiza n'ukunya kwasigahira tuzahora turirimba indirimbo z'abanesheje tuzakinura umugongo kwitwa tuzikomeza kwawe kuriye natwe tuzaburira urugo bwami rwo mw'ijuru tuzahora muri ibyo byiza n'ukunya kwasigahira tuzahora muri ibyo byiza n'ukunya kwasigahira tuzahora muri ibyo byiza n'ukunya kwasigahira tuzaburira
kuryohera kandi nawundi twawugiraho. Uburuzi ukabuhisemo wagize umugisha wo kugukorera ntibugeze na rimwe uzakurekura. Imbabazi zawe nyinshi Mana, kugira neza kwawe guhoraho iteka. Ibyo udukorera biraturyohera kandi nawundi twawugiraho. Imbabazi zawe ni nyinshi Mana, kugira neza kwawe guhoraho iteka. Ibyo udukorera biraturyohera kandi nawundi twawugiraho. Haleluya. Amasezerano turashaka gusinya amasezerano. Amasezerano yo kuguma mu ruzabibu rwawe. Reka bibe ibyacu namwe.
tuzaragizwa na Yesu igihe azagarutse atujyane mu gihugu cy'amahoro yadusezeraniye. Umutekano waho uzaba wizewe kandi ukabanya ubuzima bwawe. Mu mitima uzaba wasituwe n'umucyo ntakurengagirira mu mwijima. Uzahora mu mahoro ibihe byose agashira. Umutekano waho uzaba wizewe kandi ukabanya ubuzima bwawe. Mu mitima uzaba wasituwe n'umucyo ntakurengagirira mu mwijima. Uzahora mu mahoro ibihe byose agashira. N'umugasaza ntabwo bizongera kutubaho. Sangwara zo uzabukuru ntizizongera kuturangwamo. Navangura nyandiro z'amoko twese tuzaba twabaye bamwe. Uvuga ikintu wakirugiye ijoro ntabwo bizarangwayo. Kuvuga utaraye ubusa ijoro ntabwo bizarangwayo. Umutekano wabo uzaba wizewe kandi ukabanya ubuzima bwawe. Mu mitima uzaba wasituwe n'umucyo ntakurengagirira mu mwijima. Uzahora mu mahoro ibihe byose agashira. Umutekano waho uzaba wizewe kandi ugabanya ubuzima bwawe. Mu mitima uzaba wasituwe n'umucyo ntakurengagirira mu mwijima. Uzahora mu mahoro ibihe byose agashira. Uzahora mu mahoro ibihe byose agashira. Uzahora mu mahoro ibihe byose agashira. Yesu,
muci uri wa musozi w'Ikaruvali yagaragariza urukundo rwe urukundo yari Getsemani akeshijora twenga ngomeho anetuya n'amaraso afite intimba ku mutima ibyo byose yabikoreraga munyakara nkobone gukira Yesu wamuze dodo akendera kukira nikukinamira kiraka Yesu wewamuhoye wakiri n'uruhu yari muci uri wa musozi w'Ikaruvali yagaragariza urukundo rwe kiraka Yesu wewamuhoye wakiri n'uruhu yari muci uri wa musozi w'Ikaruvali yagaragariza urukundo rwe Ejo mundo kawo bande duka
twahiriyemo amarira menshi, Yesu twahiriyemo ibihugu byinshi, twabuze abantu tubura ibintu, manuka turembeze nuko ubugingo buhoraho, yatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize manuka yatubonyeje, yatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize manuka yatubonyeje. Yesu, ni watu
unagerose watukatukanye iyo twari twiteze twisabe ubukire zibaye igihombo ubukene bwinshi n'inzara mana we niwe uzi byose kandi nawe ukiza ubuzima tuzikira icyorezo coronavirusi abatubabaje baranatuzinduje badukomeje igihugu cyiza cyo hejuru reka twibarira ibihinduka mu kanya gato bareze kure nsanga izina gakondo turakuze kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirusi nuba watubabaje baranatuzinduje badukomeje igihugu cyiza cyo hejuru reka twibarira ibihinduka mu kanya gato bareze kure usanga izina gakondo turakuze kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo abibwe kwizera kwabo akomeza guhamya Imana mu bihe bishishana kandi bikomeye bakoze Imana ntagoba barazikiriye bazibirisha igitabo cy'umusozi amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo barinde kwizera kwabo bakomeza guhamya Imana mu bihe bishishana kandi bikomeye bakoze Imana ntagoba n'abapfuye Yesu umwami n'umukiza bandikishije amazina yabo mu gitabo cy'urwibutso imirimo myiza yo gukiranuka n'abapfuye Yesu umwami n'umukiza bandikishije amazina yabo mu gitabo cy'urwibutso imirimo myiza yo gukiranuka Amém,
kuribuka reba imyidagaduro akagirira nabi ariko benshi muriho bakaganiriza Imana barasesuye bategereje igikorwa cy'umuzo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo Marize kuzira kwabo bakomeza kuramizana ubihe bishishana kandi bikomeye bakuzima n'andavuba barasesuye bategereje igikorwa cy'umuzo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo Marize kuzira kwabo bakomeza kuramizana ubihe bishishana kandi bikomeye bakuzima n'andavuba n'abapfuye Yesu mu mwami n'umukiza bandikishije amazina yabo mu gitabo cy'urwibutso n'ibiri mu myiza yo gukiraho n'abapfuye Yesu mu mwami n'umukiza bandikishije amazina yabo mu gitabo cy'urwibutso n'ibiri mu myiza yo gukiranuka Naona
mitima bakabona ko nibatindaho barafambire ubukure ugakagenda baragenda bose bashiraho umugore w'umunyabyaha asigarana na Yesu mugore bagushinja kabarire Mariya ihuye amaso asagana no kugihari Yesu akina n'ikiguciye iteka reka ntusagere gukorera uwo munsi uwo mugore ibyaha byiwe arabibabarirwa Yesu akiriye mugore kandi bagushinja kabarire Mariya ihuye amaso asagana no kugihari Yesu akina n'ikiguciye iteka reka ntusagere gukorera uwo munsi uwo mugore ibyaha byiwe arabibabarirwa Israel,
kubonekera uwiteka kwizira kw'igihugu cye barabakomeza kwinanura umutima ijambo ryacu kwigisha abona kubarukura barabakomeza kwinanura umutima yanga kurakura Isirayeli ashaka kubakunda kubonekera uwiteka kwizira kw'igihugu cye barabakomeza kwinanura umutima ijambo ryacu kwigisha abona kubarukura barahowe Waduruko kumimana ukani Uruke imana nijise Wanikala uzati uguruza Waduruko kumimana ukani Barahowe Waduruko kumimana ukani Uruke imana nijise Wanikala uzati uguruza Waduruko kumimana ukani We